Bwambere Papa Sava hishuye umukobwa bakundana bazanashinga urugo bakabyara abahungu n'abakobwa ari byo ku mbuga benshi bagarutseho bamubaza impamvu yatinze ariko agasa nk'ubariya sene agasa nkaho atigeze abona ubusabe bwabo kubera ko nawe yavuze yuko atazarengera ahubwo atazajya kure ya debeni kubera ko nawe ikintu ashaka ni ukuzarongora cyangwa se kuzata mu mago umukobwa azabarusha imyaka 17. Uyu mukobwa ngiye kugarukaho ni umukobwa uzaba ufite imyaka birumvikana ubwo bitewe n'imyaka Papa Sava afite niyo azafite azaba ari mu myaka 25 kuzamura. Ni umukobwa ukuze mu kuntu, umukobwa ufite amafaranga. Uyu mukobwa ntabwo ari mu diaspora, ni umukobwa uri hano mu Rwanda, umukobwa w'inzobe kandi nyine usanga ufite imico myiza ariko nanone akaba sangwa agaragara kuri social media. Usibye ko atavuze ngo content ni yihe, ariko nyine uyu ni umukobwa mwiza cyane uko bigaragara, afite n'isura nziza kandi benshi basanzwe bamuzi ku binyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se mu tuntu n'utundi. Uyu mukobwa yes, nanone kanongereye kubashimira kandi mbifuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe. So boys for rasta, so artists from 1 to 10 January OG. Nkomeje kubashimira bwo kudukurikira day to day, a big support. Imana gikomeza kubarinda waba uri mu Rwanda. Birumvikana ko ari mu Rwanda ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwebwe rero mudukurikira muri mu Rwanda, it's a big. Imana gikomeza kuba mugisha, mbasabira kugira ishya n'ihirwe mu mwanya wa buri munsi, kandi umwaka wa 2024 birumvikana tuzawukoramo ibintu bya danje. Abo twawutangiye tudafite ibiceri, hari abo utangiye afite ibiceri, ariko nyine uko biri kose the life is good man, kubera ko uyu muntu agihumeka nicyo kintu cyadanje, nicyo kintu bundi yagakwiye gushimira Imana. Hari abantu bari mu bitaro barembye ibintu bikaze, abantu babyanze, hari abantu biba byakomeje kugorana, ariko nanone ntabwo navuga ngo niwo munsi wa nyuma. Nuwango always something cyangwa se all thing come and go, ibintu biraza bikagenda, ibihe bikomeye biraza bikagenda, n'ibihe byiza biraza bikagenda. Niyo mpamvu bababwira ngo buriya bizaba byiza cyangwa se byaba byiza kurushaho buri muntu cyangwa se buri kiremwa muntu cyumva ko cyagakwiye gusapotinga kigenzi cyacu, buri muntu agasapotinga mugenzi we. Niba ubabaye bagerageza kwihangana, ariko nanone akora cyane kugira ngo ibintu bizamere fresh. Ariko nanone ikitonderwa gihari, niba unameze neza, niba life yawe ari good cyane, ufite amafaranga, ibintu bimeze fresh, gerageza no gusapotinga babandi batameze neza kugira ngo anytime ibintu nayo bizaba bimeze nabi, kugira ngo bazagusapotinge bagufashe kuva muri ibi bihe. Nta mugabo wigira ntibazababeshye, umuntu akenera abantu, ibintu ni ibintu. Nukenera amafaranga uzanyura ku bantu, nukenera ibyishimo uzanyura ku bantu. Always we need a human being. Yes, uko rero bimeze abantu mudukurikiye muri ya Buja. Imana ikomeze kubarinda, njye nabona your feedback kandi ni ibintu byiza kubera ko mwanyeretse urukundo, namwe aho muri iminsi gikomeza kubahira. Imana ibabeho, Imana ibafashe mu yanyu ya buri munsi kugira ngo ibintu bizagende fresh. Mvuga amakuru mu Kinyarwanda, ngenda mbahereza update amakuru agiye atandukanye mu Kinyarwanda, kandi ni ibintu namwe ni ibintu na appreciating kwa mukomeza kunkurikira, kubera ko ikintu twamaze kumenya kimwe cyo nuko twebwe Abanyarwanda n'Abarundi turumwe abantu, buri muntu wese umva Ikinyarwanda. Ngewe ntabwo yakakunkurikira ko mba nabagisha amakuru kugiye, kandi amakuru afite ikintu yahindura. Turanenga tukanashima abantu baba bakoresha social media cyane, nizo tugarukaho, kubera ko social media ntabwo kugira ngo uzikoreshe ari ukuzikoresha nabi, kuzikoresha neza nicyo kintu cyadanje. Ari nayo mpamvu mvuga ngo buriya ku bantu bakoresha social media neza tugomba kugira igihe tukabashimira, kandi abakoresha social media nabi nabo tukabanenga mu buryo bwo gukomeza kubostinga cyangwa se kwagura imipaka y'ibintu byacu. Ntabwo uzakora ibintu bibi bitumbagira, nuko ari ibintu byiza nibwo bizatumbagira. Abarundi rero ahantu muri, ndakeka ibyo mba ndiko ndavuga muba muri ko namwe mubitahura, muba muri kumviriza ikintu amakuru ngenda mbagezaho, kandi ni ibintu bya danje. Njya ngaruka no kuba
abasare ba Abuja, abasare b'u Burundi kabisa, nubwo imipaka baba barayifunze ariko amakuru yo ntago yafungiye imipaka. Amakuru yaba hari cyane cyane, amakuru ahari cyane, amakuru aba hari ku bwinshi, niyo mpamvu nanjye mba nayabakubise day to day. Amakuru rero ndi kugira ngo ngarukeho cyane kugira ngo nze kugira content nibandaho, ni kuri uyu mugabo Papa Sava ukunzwe gusabwa n'abantu benshi kugira ngo arongore, ariko nyine mbona bisa nkaho ari ugutebya, kubera ko buriya ikiza aho kugira ngo urongore ukiri muto nta mafaranga ufite, ahubwo wabireka niyo warongora ufite imyaka 60 ufite amafaranga. Gusa nanone ndagira ngo duse nk'abaganira, kubera ko kirazira kujajinga abantu utazi impamvu bakoze ibyo bintu. Hari umuntu urongora cyangwa se uzana umugore akiri muto, nawe ndaza kugira ikintu muvugaho, ndetse n'umuntu urongora atinze cyangwa se ushaka umugore atinze, ndi kugira ngo ngire ikintu mubabwiraho cyangwa se ngire ikintu mubwira kuri abo bantu babiri. Umuntu ashobora kurongora abangutse cyangwa se akiri muto bitewe nuko yahubutse cyangwa se nuko byamugwiririye atigeze abitegura, cyangwa se umuntu akarongora akiri muto kubera ko ashaka kugira gute, ashaka kubana n'uwo yakunze bya nyabyo. Yakuze wenda atabona umuntu bakundana, umuntu umwitaho, ahamuboneye akavuga ngo rero ko mbonye umuntu nyitaho, ntago nahita mureka ngo agende gutyo, ahubwo yakomeza akanyitaho. Aho hano ntago wamujajinga. Gusa babandi bakubuka ugasanga yapfuye, ntago azi ibyo ari gukora, tugomba kubanenga, ntago ari byiza, kubera ko ubundi niba ari ikintu twagakwiye kwitondera. Umuntu muzabana kugeza upfuye, umuntu muzabana iteka, buriya kumuhitamo byagakwiye kuba bigutwara iminsi myinshi, byagakwiye kuba bigutwara iminsi myinshi ubitekerezaho cyane. Ni ukuvuga umuntu muzabana kumuhitamo byagakwiye kuba ari ibintu bikugora. Umuntu muzabana byagakwiye kuba bikugora kumuhitamo, kubera ko ugomba kumenya akunda iki, yanga iki, nahindura iki. Kwa kubana n'umuntu ntabwo ugenda guhita ubana n'umuntu ukomeze, ubundi kubana ni ukwiga kubana. Umuntu utarize kubana ntabwo yabona. Niyo mpamvu umuntu kugira ngo muzabane agakwiye kumwiga, nawe wiyiga cyangwa se uri ibintu wahindura kugira ngo umubano uzagumye kumenya fresh. Utazavuge ngo abantu ngo bahuje, umuntu agira ibyo ahindura kugira ngo ahuze n'umuntu runaka. Akantu kari no mugo rero ko kuba ari ibintu umuntu yigaho cyane. Kandi buriya mu buzima busanzwe navuze ngo ngiye gusesengura cyane no kubyara cyangwa se gushyira undi muntu hanze kwisi, gushyira undi muntu kwisi byagakwiye kuba nabyo utegurwa, kubera ko umuntu arakonsoma. None iyo umuntu akiri umupete abakeneye byinshi, kwiga, ibyo kurya, byinshi cyane byagakwiye kuba yamufasha kubaho neza, yagakwiye kuba afite. Iyo atabifite rero bituma saragoringa, akabaho nabi, kandi hari uburyo bwagakwiye gushyirwaho kugira ngo uwo muntu azabeho neza. Uyu mugabo rero Papa Sava, kugira ngo ngire n'ikintu mivugaho, umugore yatangaje ko bazabana ni umugore atazatandukira cyane, kwa ko nawe ntago azajya kurera The Ben, ntago agomba kuba murusha imyaka iri hejuru ya 17, ahubwo ikizabaho ni iki ngiki. Ikizabaho nuko uyu mugore abenshi basanzwe bamuzi, atari kwa ngo yagiye ngamukura ahantu ngo atazwi n'abantu, ni umuntu usanzwe uzi, bivuze ngo yaciye amarenga, nk'umusore yaciye amarenga. Kandi abantu bagiye bamusaba kenshi bati gira urongore, gira uti, ako nyine ubu ngubu nibwo yaciye amarenga. Avuga ko ikintu agiye gukora cyangwa se umukobwa agiye kurongora muri uyu mwaka wa 2024 ko ntabwo uzarenga, ariko bizasa nk'aho atunguye abantu, kuko yavuze ko warenga cyangwa nturenge, bizasa nk'aho atunguye abantu. None akora iki? Agire gutya, namara kubitegura neza, afata umukobwa abantu basanzwe bazi arusha imyaka itari hejuru y'imyaka 17. Nuko nguko yabivuze, ntabwo yigeze mentioninga ngo bavuge ngo gutya na gutya, nuko nguko yabivuze. Kandi nanone uyu mugabo Papa Sava, uwo mukobwa azashaka ngo umukobwa utirabura, umukobwa w'inzobe mwiza, umukobwa uteye neza, kandi nyine birumvikana nk'umusara agomba kuzemeza. Bamwe mu bakunzi be cyangwa se bamwe mu bafana be bagenda bakurikirana ibintu bye bigiye bitandukanye, haba gukina ikinamico, ari amaseri yakina kuri seri ya Papa Sava,
murabizi numwe mu bantu navuga ko bafite filime nziza iteguye, ubona ko nyine ni filime yagiyemo amafaranga menshi kandi iza no kuzana amafaranga menshi nyuma, kubera ko bamwe mu bakinnyi bayibamo barakina bakanishyurwa neza, kandi usanga bafite n'imiryango batunze, baba bafite abantu batunze, ugasanga umuntu arihira abana 2 umwe cyangwa se waritunze abayeho fresh kubera iriya filime ya Papa Sava. Ni ibintu bya danger rero, kandi abantu bumva ko yarongora, wenda sinzi ikintu babishakira, izi niba agome ikintu abantu baba bashaka ko umuntu yagusaba ngo rongora cyangwa se n'urongore, sinzi akamaro biba byamugirira, ako nyine wasanga ari amagambo y'abafana gusa. Nabyo biba bikenewe ibirori, abantu bakishima, bagasiribura, bakanywa, bakarya, ibintu bikaba bimeze neza. Nuko rero bimeze, ni we mukobwa nababwiraga ko yamentioninze, ntabwo yamentioninze neza nyine ku buryo byahita bimukwereka, ariko nyine ni umukobwa atazabarusha imyaka 10 iri hejuru y'imyaka 17. Reka mbashimire cyane kandi mukomeze kugubwa neza.